burya nyine no kubivugaho bino bintu ntago binyoroheye. Nyambo ntago ari inshuti yanjye, Nyambo ni nka murumuna wanjye, ariko ntago ari mu bihe byiza. Nyambo ibintu ari gukorerwa ngiye mbifata nk'iyicwa rubozo. Nyambo arimo arahohoterwa, ndabivuga nk'umuntu muzi 100%. Nyambo ntaganuka. Nyambo uzi kuba ugiye nta muri alimentation ukabura umuntu ari kugera muri ngo agira ngo azate uzi yego sibyo wowe mushaka ko mutazi ikintu mwakoze sibyo umwana w'umukobwa tuje muri umukobwa nawe ubwawe bakuzokira ni ikintu bigoye ko wana kwikuna so kubira abantu ngo muve ngo ndahuma ko byibuza murekeraho umugambi wanyu waciye muri bari kumwangisha abantu byarakunze hari abamwanze, ariko mwikomeza nyine kumera nk'abamusogota kugira ngo ave kuri kamera, kugira ngo areke akazi. Nyine ikigaragara barashaka kareka akazi, barashaka ava kuri kamera, kuko hari igihe hari umunsi ugeze kuza gukina ku wa mbere, gukina biranga kubera ko nyine asigaye arwaragurika, asigaye nyine ubuzima bw'ubona ko gusa nk'uburi muri danger. Abantu dukomeza guspreadinga iyo video nanjye nishyizemo buriya kuko nanjye navuze ko ako kantu niyo vuga ati nanjye nzimo ko ari njye wabizanye. Yes, niyo nanjye nishyizemo ko wenda ari njye wabizanye. No ngo rero mutubabarire umwana w'abandi ngo ntago yishimye ko mwatagwaye ikiganiro. Tuntu muragenda uterekamo rero ntago ari sawa. Niziko ry'Imana tuntu muragenda uterekamo ntago ari sawa gute. Yes, mbona abantu bose hafi okay ntago ari bose ariko abantu benshi basigara abarozi. Kuko buriya ngo ishyari ni murumuna wo kuroka. Bivuze ngo niyo step ya mbere, donc ishyari udafite uburozi ngo ubuhereze umuntu ngo aburye ngapfe. Ariko byo nyine gukora ikintu cyashyira Nyambo hasi agasubira hasi agasubira yavuye. Ariko ubuze ikintu umuntu yabakoze no kurusha man uba wisha umuntu ahagaze. ngira ngo Nyambo ibya Nyambo bikomeje gufata indi ntera uko bwije nuko bukeye umunsi ku munsi. Nkuko nabibabwiraga ejo, Nyambo ntago yorohewe habe n'aka na gatoya. Ejo nababwiraga ko mwamuteye depression, abantu bari kumusebya mwamuteye depression, kugeza n'ubwo nyine nge navugaga ko ashobora no gutekereza ibitekerezo bibi byo kwiyahura. Ariko wenda ntago ntekereza ko nanone atapfa kubikora kubera yuko ni umukobwa uzi ubwenge, ni umukobwa usenga cyane. Ntekereza ko ibyo amaze kugeraho n'ibyo yaciyemo bikomeye ari ibyo yaciyemo, wenda ibingibi atari byo byatuma yiyahura. Ariko nyine muri rusange mwatuma agira imitekerereze mibi, mwatuma ubuzima bwe bwo mu mutwe bwangirika, mwatuma baho nabi, arira amanywa nijoro, atishimiye ubuzima bw'ubwamamara arimo, atishimiye iyi industry abamo, kubera nyine amagambo mabi, kubera kumusebya, kubera kumuharabika, kubera kumuteza abantu. Ni ukuvuga ngo niba abamuri hafi b'ubwabo bakubwira ko Nyambo amerewe nabi, abayeho muri iyi minsi atishimye, atari guseka nk'uko bisanzwe, kubera nyine ko urwo rubwa mwamwambitse, urwo rubwa abantu bamwambitse ruri gutuma nyine atongera kuba wa Nyambo tuzi mwiza uhora wisekera wishimye. Muri kumwambura ibyishimo bye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, muri kumwica urubozo. Ngira ngo mukanya ndebye video y'umukobwa bita Jojo. Uyu nguyu ni Jojo Films muramuzi, afite filime nziza cyane yitwa Intimba ya Ravi. Abenshi mu bankurikiye ndabizi ko muyikunda muranayireba cyane. Uyu nguyu rero ni inshuti magara na Nyambo, ariko we avuga ko birenze ko ubushuti ahubwo kamufata nka murumuna we, ndetse barahorana baba bari kumwe umunsi ku munsi. Uyu nguyu rero ndebye amagambo atangaje mu kanya ndarira, numva ikiniga kiramfashe, ndavuga nti umwana w'umukobwa mwaramwangije, yararenganye pe. Ni ukuvuga ngo uwitwa Jojo mu kiganiro yagiranye na Chita kuri Chita Magic TV yavuze uburyo nyine Nyambo abayeho muri iyi minsi. Avuga ko
yakomeretse cyane, afite igikomere gikomeye kubera nyine afite agahinda gakomeye kubera ibi bintu abantu bari kumuharabika mu nyungu zabo bwite, bafite icyo bagamije bakamwangisha rubanda. Yavuze ko Nyambo rwose ari gukorerwa ikintu cyitwa iyicarubozo, ari kwicwa ahagaze, ari nyine bashaka kumurangiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Avuga ko ngo Nyambo abantu bari kubikora bagamije kumwangisha rubanda kugira ngo bamwange, ndetse bamwe yanavuze ko bamwe babigezeho, bamwe batangiye kumwanga no kutongera kumwiyumvamo kubera icyo cyasha muri bamwambitse. Ariko anavuga ko ibikomeye kurenza ibyo ngibyo ari uko bashaka kumwangisha akazi, bashaka kumwangisha filime, bashaka kumukura mu kazi. Anatanga n'urugero rw'aho aherutse kuza kuri seti gukina, ariko gukina bikanga kubera yuko asigaye arwaragurika, asigaye nyine uyumva atameze neza, ku buryo noneho no gukora akazi ke ko gukina filime bisanzwe biri kumugora muri iyi minsi. Ngaho nawe umva aya magambo ya Jojo, wumve koko uburyo umwana w'umukobwa ari gukorerwa iyicarubozo, ari guhohotera. Byo nyine no kubivugaho bino bintu ntabwo binyoroheye. Nyambo ntabwo ari inshuti yanjye, Nyambo ni nka murumuna wanjye, ariko ntabwo ari mu bihe byiza. Nyambo ibintu ari gukorerwa ngiye mbifata nk'iyicwa rubozo. Nyambo arimo arahohoterwa, ndabivuga nk'umuntu muzi 100%. Nyambo ntaganuka, ntabwo Nyambo anuka. Sinzi umuntu wabitangije, ariko abantu babivuga benshi babifitemo inyungu, bagamije kumusebya, bagamije kumwangisha abantu. Kandi kuko hari abantu bamwanga cyangwa se nyine babigenderaho bakaba batekereza ko ari byo, ariko ntabwo Nyambo anuka. Turabasabye murekeraho, byibuza mugire umutima wa kimuntu. Uriya n'umwana w'umukobwa ufite ejo hazaza, ukeneye kuzubaka urugo rwe. Birababaje kuba TikTok yose yuzuyeho ko Nyambo anuka, bikavugwa n'umuntu umuzi 100%, wamwegereye akumva atanuka, bikanavugwa n'umuntu utanamuzi. Uyu munsi muri guserebura, muri kubigira ibintu byiza, muri guseka, ariko umutima wa Nyambo urababaye. Muri kumwangiriza umutima, muri kumuhemukira. Murekeraho pe, murekeraho, nukuri murekeraho. Cyane ndabivuga nk'umuntu umuzi cyangwa umuri hafi, ntago yorohewe. Arasenga, n'umukobwa utuje, n'umukobwa utanashobora kuza gusubizanya n'abantu hano kuri social media, ntiyabivamo pe. Ako byibuza murekeraho umugambi wanyu waciyemo. Niba ari kumwangisha abantu byarakunze, hari abamwanze, ariko mwikomeza nyine kumera nk'abamusogota kugira ngo ave kuri kamera, kugira ngo areke akazi. Nyine ikigaragara barashaka kareka akazi, barashaka ava kuri kamera, kuko hari igihe hari umunsi ugeze kuza gukina ku wa mbere, gukina biranga kubera ko nyine asigaye arwaragurika, asigaye nyine ubuzima bw'ubona ko gusa nk'uburi muri danger. Niba wumvishe neza, wumvishe ko mu by'ukuri Jojo avuze ko ataza babitangije, ariko avuga ko ahamya ko icyo bagamije ari ukumwangisha abantu no gutuma ahagarika ibikorwa bye. Ahanini ubwo bitewe nyine n'ishyari. Ariko mu by'ukuri nubwo Jojo avuze ko atazi wabitangije kuri iyi nshuro noneho yamaze kuba yamenyekana. Nta nubwo ari DJ Crash nk'uko abantu benshi mwamwijunditse, uretse ko we nta n'izina yigeze avuga, ahubwo nyirabayazana w'ibi byose ni umugabo bita Jay Squeezer wa Mipango, witwa Kasuku rero niwe bwa mbere wazanye iki gihuha cy'uko Nyambo yaba anuka, ndetse nawe ubwe mu kiganiro yari yakoze kuri channel ye ari kumwe na Kiramani, yabyiyemereye avuga ko
ari we wabitangije, avuga ko rwose ngo nawe ngo ari umuntu ngo wabimubwiye, ngo nawe ngo atarazi ko ngo bizagira ngo ingaruka mbi zikomeye cyane kugeza aho bigeze uyu munsi. Avuga ko rwose ngo Nyambo ngo atanamuzi rwose, ngo bataranahura. Can you imagine? Ikiriho cyo nuko yemeye ko Nyambo ari we wazanye icyo gihe, Kasuku nyine yemeye ko ari we wazanye icyo gihuha cyo guharabika Nyambo. Umva ngaha ukugeza amagingo yawe tutagiye kure, niwe muntu wabizanye. Ntabwo ari wabizanye, kuko ubundi dushaka kubaza nyine ubundi Nyambo mufiki. Njyewe Nyambo nta n'umunsi none se gutaza umuntu mutaranahura na rimwe ukamwataka mu bamufiki. Ntabwo nigeze mwataka Nyambo, nta n'umwigeze mwataka wowe Jay Squeezer. Baretse gatubwire namwe mu nyumvire umuntu ushobora kuza akihandagaza akavuga ngo umuntu aranuka bataranahura kuko nkuko banabigarutseho muri iki kiganiro yagiranye na Kiramani hano nyine yaje kwirebera Kasuku ngo amubaze impamvu ari guharabika Nyambo. Nabizi ko Nyambo aba muri timu ya Kiramani. Yarari kumubaza rero ti Nyambo mupfiki ku buryo wageraho umuharabika gutya ukamutera depression na gutya ukamwangisha abantu bigeza aha mupfiki, cyangwa se niyo cyaba gihari cyo mupfa nyine ibintu uri kumukorera byaba bingana koko n'uburemere bw'ibyo mwaba mupfa, kuko byaje kumenyekana ko ngo icyo bapfa Kasuku yasabye Nyambo ikiganiro, amusaba ko bakorana ikiganiro nk'uko Kiramani yabitangaje. Muri icyo kiganiro n'ubundi bari kumwe, Kiramani yavuze ko Kasuku ngo yatse Nyambo ikiganiro, Nyambo akakimwima, cyangwa se wenda bitewe na style Kasuku akoramo akabona wenda ntibyafitinga ntakimuhe. Icyo gihe rero Nyambo Kasuku yahise atangira gusebya Nyambo muri ubwo buryo. Nguko rero Kasuku yaje gukora live, Kasuku avuga ko yari ari kumwe na DJ Brian n'abandi bantu kuri iyo live, akavuga ko nyine Nyambo anuka. Abakurikiye iyo live bamwe murabyibuka, Kasuku we ngo yivugiye ko rwose Nyambo ngo bahuriye ahantu ngo ari kumwe na K John ngo ibiki n'ibiki, ngakumva nyine ko ngakumva aranuka, ngo akumva rwose impumuro ye itari nziza cyane habe na gatoya. Nyine abivuga nk'umuntu bihagazeho, nk'umuntu bahuye mu by'ukuri ubizi neza. Ariko muri iki kiganiro yaje kwivuguruza, yemera ko koko ari we source y'ibyo bintu, yemera ko iyo live yayikoze, yemera ko ibyo bintu yanabivuze, ariko avuga ko ngo nawe ngo hari umuntu ngo wabimubwiye, ngo ngamubwira ko ngo Nyambo nganuka, ngo rero ngo nawe yabivuze ngatabizi neza atabihagazeho nyine, kuko ngo nawe yari yabibwiwe. Ngaho mwibaze namwe niba umuntu ashobora kuza akihandagaza akavuga ngo umuntu ndabizi neza aranuka 100% bataranahura na rimwe, bataranagira icyo bavugana na kimwe, bataricarana na rimwe. Nyine Kasuku avuga ko Nyambo ngatanamuzi kutamumenya usuka atazi izina rye cyangwa iki, kuko akunda kumukoraho kenshi ibiganiro byo kumuharabika no kumusebya. Icyo bavuga ko atamuziho nuko batarahura nyine. Nibyo rero Kiramani yamubazaga ati niba koko utarahura n'umuntu kubera iki wicara ukamusebya mutaranahura, ibintu uri kuvuga utanabihagazeho. Akavuga ati uwo muntu wabikubwiye wari uzi bapfuye iki, wari uzi agamije iki, kubera iki wowe wemera amabwire nyine, wumva umuntu ngaravuze ngo uriyaranuka kuki nyine uhita ubyemera ukumva nibyo ntunashyiremo inyurabwenge yawe, ntunatekereze ngo ese kubera icyo abimbwiye ni icyo agamije, ubundi se abimbwiye ngo mbikoreho iki, nyine kubera iki wahise wifata ukemeza ibintu, ukemeza ko nyine ari byo kandi utabizi neza, utabihagazeho. So rero ikigaragara cyo Kasuku nyine yamwaraguritse, abura icyo asubiza, avuga ko nyine ngo rwose ngo habaye amakosa, yemera no kuba
yaca bugufi nyine asaba imbabazi, yemera nyine ko ibyo bintu ari we wabizanye, ari we wabitangije rwose, agasa nk'ushaka kwibohora nyine avuga ko nawe atarazi ko bizagira ngo uburemere bukomeye gutya, ndetse na Nyambo ubwe ngo yaramwandikiye abimubazaho. Rero uwo muntu yanze kumutangaza abimubwiye, ariko agashaka kubyikuraho ngo yumvikanishe ko hari undi wabimubwiye, ariko nyine n'ubundi ayo makosa uwo muntu wabikubwiye byanze bikunze hari icyo yari agamije, nawe kubyemera ukabitangaza hari icyo wari ugamije nyine. kubera iki wabivuze nk'aho umuzi ukemera kumuharabika kuriya, none bikaba bimaze kungana gutya, bikaba bimaze kuba binini gutya. Umva uko Kasuku rero yabisobanuye, ndetse yemera ko rwose amakosa yemera ko ari we waharabitse Nyambo, wabizanye, asaba imbabazi. Umva uko yabivuze. navuze nti bese gatubwire, navuze nti mwa bantu mwe maginga ya ngaya ubu tuvugana, Nyambo ntago anezerewe, ntago yishimye, ntago ameze neza. Tugerageze gukora ibishoboka byose, abantu dukomeza guspreadinga iyo video. Nanjye nishyizemo buriya kuko nanjye navuze ko ako kantu vuga ati nanjye nzimo ko ari njye wabizanye. Yes, nanjye nishyizemo ko wenda ari njye wabizanye. No ngo rero mutubabarire umwana w'abandi ngo ntago yishimye, ko mwataguye ikiganiro. utu tuntu muragenda uterekamo rero ntago ari sawa. N'izina ry'Imana utu tuntu muragenda uterekamo ntago ari sawa guteka. Cyari ikiganiro kirekire, cyari ikiganiro cy'impaka nyinshi, ariko Kiramani rwose abantu benshi bamukunze, bamushimiye. Nanjye navuga ko ari umuntu w'umugabo, kuko niwe muntu wenyine wabashije guhangara Kasuku, amureba mu maso, amubwira ko ibyo bintu ari gukora atari byo. Niwe muntu wa mbere nabonye mu bakorana ibiganiro na Kasuku bose, Kasuku yari afitiye ubwoba. Ubundi Kasuku burya akoramo ibiganiro nk'uko nawe yabyivugiye, ashyiramo amatrick menshi cyangwa se uburyo bw'amayeri mu kubaza ibibazo no gusa nk'uhabya abatumirwa be, abasa nkaho nyine ari we uri hejuru y'umutumirwa, agashaka kumukanga no kumubwira mu buryo, kumutwara nyine mu buryo bwe. Ariko kuri iyi nshuro noneho Kiramani ahubwo niwe watwaraga Kasuku mu buryo bwe, yashaka kuza nyine, wabonaga ko Kasuku yabuze ibyo avuga, yamwaraguritse, niba ari uko wenda yarazi ko ari no mu makosa. Ariko Kiramani n'ubundi azwiho nk'umuntu nyine udatinya, azwiho kuba ari umuntu w'umugabo nyine ufitemo n'akantu ko gukanga n'akantu k'ubuyobozi cyane, ku buryo nyine yahaburaga Kasuku rwose ukabibona ko yavuze amagambo avuga bya bindi byo kuvuga ngo Kasuku ngarakubaza utubazo ngo two kugutamo, ngo ngakurushe kuvuga, ngakurushe nyine amagambo. Oya, yashaka kubizana kuri Kiramani agasanga ntibikora, ahubwo bikarangira Kasuku nyine ari ubuzi ibyo uvuga, bikarangira Kiramani amukanga kabisa, ukabibona ko Kasuku yagize ubwoba. Niba ari uko yari ari mu makosa simbizi, ariko muze kujya kureba icyo kiganiro kuri Kasuku Media TV, muraza gusanga rwose cyari ikiganiro cyari kiryoshye. Hagati aho Kiramani nyine yabazaga Kasuku impamvu asebya umukobwa w'abandi, ndetse akamuhata ibibazo. Kasuku akasa nk'ubura ibisubizo, cyangwa se n'ibyo asubije kumva ntibiri guhura neza n'ibyagakwiye kuba n'ibyo Kiramani yarabajije. Yamuhabije nyine mu bigaragara byo rwose. Abantu bose no muri comment nicyo kintu kirimo, avuga ati Kasuku wamwaraguritse, Kasuku wagize gute. Cyari ikiganiro cy'impaka ndende, ariko byaje kurangira banzuye ko Kiramani avuze ati ndabona ibi bintu ushaka gukomeza kugira urwenya, atari ko noneho wenda dushobora kubizanamo ribu akaba ariyo yabikemura. Yarangiye avuze ati niba wowe uwo muntu ntago ushaka kumuvugira kuri kamera, ariko ngewe waramubwiye, naranakurikodinze umumbwira, ayo majwi ndayafite, uwo muntu ubwo azaza twakitabaza ribu, Nyambo yakitabaza ribu, uwo muntu nawe tukagutwara ukasobanura uburyo uwo muntu yakubwiye ibyo bintu, hanyuma uwo muntu nawe akaza nawe agasobanura icyo yari agamije ajya guharabika Nyambo kanuka. Kuko mu by'ukuri
Nyambo ntaganuka pe, ni umukobwa mwiza ufite n'amafaranga ahagije, nta kintu na kimwe yananirwa kugura kijyanye no kumuhumuza. Wenda biramutse ari nabyo byamuhara bikari byo, ntago yabura uburyo byivuza, afite ubushobozi bwo kubyivuza rwose ahashoboka hose, ntiyabura. Ni nabyo bavuga ati ese nawe ushyizemo ubwenge bwawe, urumva ibyo Kiramani yabwiraga Kasuku ati nawe ushyizemo ubwenge bwawe, Nyambo ko ari we mukobwa kugeza ubu winjiza amafaranga menshi muri sinema, uratekereza ko yabura amafaranga yo kugura agaparufe keza gahumura kurusha izindi zose ku buryo wajya kumusebya ngaranuka? Hanyuma ubwo nibwo Kasuku yahise amwaragurika nawe aravuga ati kandi numvishe ahubwo munamamaza amaparufe. Kiramani nyine ahita amubwira ati none se nyine ko bizi ko twamamaza ayo maparufe, urumva nyine yaburamo iyo akoresha muri izo zose? Ati tureke no kuba twamamaza ayo maparufe, ubundi twaba tutayamamaza bwo Nyambo yabura ubushobozi bwo kwigurira parufe nyine ihumura neza. Kasuku nyine aho ngaho abaramwaraguritse. Hanyuma yamubwiye ko rwose basoje ikiganiro amubwira ko bari bwitabaze RIB, ikaba uwo muntu akaza agasobanura impamvu aharabika Nyambo, akavuga icyo yabikoreye. Hanyuma Kasuku nawe akavuga impamvu yemeye kumva ayo mabwire y'uwo muntu. Nyine muri rusange nuko ngo Kasuku rero bimwishajemo ibya RIB yabaye nk'uwikangamo, arasa nk'ugira ubwoba, aravuga ati ngewe nari nzi ko turi kuganira ibintu ngo tubikemure, tubuze n'abantu gukomeza guspreading ibyo bintu. Ati none ndumva ubigize seriye. Ahita yibwira Nyambo ati Nyambo uri umukobwa mwiza ibiki n'ibiki, ati ndagusaba ureke kumva abakubwira ko ibyo bintu bakumvisha ko ibyo bintu biri grave ngo ko wabikomeza. Nyine wumva ko asa n'ugizemo akoba ko kuvuga ngo ese ntasa nk'uca bugufi, asa nk'uri kuryoshya Nyambo nyine ngareke kubigira birebire batamujyana wenda muri RIB nahe. Niko nabonaga yashakaga kubyumvikanisha, ariko yayo yari amatakira ngo rwose kuko nyine amakosa yo yarayakoze, aranayemera. So rero cyakora nyuma nyine amaze kubona ko byakomeye nibwo yaje gusa n'uca bugufi, avuga ukuntu uburyo Nyambo ari umukobwa mwiza, uburyo adashobora kunuka rwose. Wumve wa muntu wavugaga ngo barahuye ngaranuka nk'ibiki, atanya bati noneho ni umukobwa mwiza nka kuriya ubundi yanuka gute ibiki n'ibiki. Noneho aza no kwivuguruza ahantu aravuga ngese ngo ubundi ngo abantu bavuga ibyo bintu ngo nta nubwo baba bashyize muri logique nyine ngo basesengure neza ngo bumve ese ngo ni gute umukobwa mwiza nk'uriya usa kuriya yabanuka mu by'ukuri. Avuga ati ngo abantu bavuga ibyo bintu ngo nta nubwo baba babanje kubitekerezaho nyine ngo bumve. Urumva niwe wabizanye ariko ashaka kubihirikira ku bandi bantu nyine. Ubundi wowe Kasuku n'abandi mwese muri gusebya Nyambo, wowe ushyize muri logique urabona koko umukobwa mwiza nk'uriya ufite amafaranga ufite izina nka ririya koko urabona yaba anuka kweli? Urabona yaba anuka? Ni nabyo Kiramani yavuze ati mwebwe mushobora kuba muri kubivuga bisanzwe mutazi ikintu mwakoze, atariko Nyambo ntabwo yorohewe na gatoya, ntabwo yishimye, ntabwo abayeho nyine mu buzima bumuha umutuzo, ntabwo muri kumutuma ahumeka kubera yuko ibintu mwamukoreye. Ati wibaze nawe ari wowe ukajya ugenda ugiye nko muri alimentation ukabona umuntu wese ukunyuzeho ari kuza kukwihumuriza ngo yumve koko kunuka. Ati uri kumva icyo kintu? Ati tureke na Nyambo, wowe ari wowe ukajya ubona abantu bari kuza bakwinukirizaho, ibyo bintu we wabyishimira wabyakira? Nicyo ngicyo Kiramani yamubazaga mu by'ukuri. Avuga ati ntago abamuzi neza wenda bamwegereye barabizi katanuka, atariko ibyo bintu ukuntu muri kumusebya niki, ntago afite amahirwe cyangwa uburyo bwo ntago azagenda buri wese anyuze amwumvisha ngo akira ngo umva ko ntanuka.
urumva ibyo mwe mwashyize mu bantu nibyo bazafata nyine bazajya bamubona bavuga ati dore wa mukobwa unuka, dore wa mukobwa udahumura neza. Ntago rero azafata umwanya wo kugenda yumvisha buri umwe wese mwashyizemo ko anuka ngo amwumvishe ngo mwakire ngo mwumve ko ntanuka. Uri kumva icyo kintu nyine ni ikintu kiremereye. Gusa Kasuku nawe nk'uko yabivuze harimo ishyari ikiriho cyo nuko Nyambo abantu bari kumusebya abenshi muri bo nabamufitiye ishyari ko yateye imbere, ko yazamutse, kamaze kugera kure, bakaba bashaka kumusenya nyine ngo bamukure mu kazi kuko Kasuku nawe yabyivugira ati abo bantu bari gukomeza bakatagura utuntu wenda navuze bagaspreadinga bakomeza kubikwirakwiza ko Nyambo anuka bitwaje ibyo navuze, ati bashobora kuba ari ishyari bamufitiye, ati kubera yuko ukuntu mwubatse Nyambo ngo hari ukuntu ngo mwamurutishije abandi ngo muramuzamura cyane kurusha abandi muri timu yanyu, ati rero abantu bari kubikora ngo bamufitiye ishyari, ngo n'abantu bamufitiye ishyari bashobora kuba ari n'abantu be ba hafi, ngo bari gukoresha ama fake account kuri za social media bamutwika bamuvuga amagambo mabi nyine muri comment bamuraburiza cyane bamubaga. Ati ibyo ati harimo akantu k'ishyari. So rero guys, icyo ikiriho cyo ukuri guhari muri iyi nkuru tunayisoza wenda tunayivaho, nuko mwamenya ko icyo mwamenya nuko Nyambo ntaga nuka habe na gatoya, umukobwa mwiza. Ngewe personally ntago turahura, ariko nkurikije nanjye uko mbireba inyuma ntago Nyambo yaba ari umukobwa unuka, ntago umuntu yaba asa neza kuriya, yambara neza kuriya, afite amafaranga angana kuriya ngabanuka bro. Ariko uzibara abakobwa amavuta byo byonyine, amavuta baba bisiga, amavuta baba bisiga yo yonyine tuvanyemo n'ibya parufe, amavuta baba bisiga yonyine uburyo abahenzemo abahumura ku kigero cy'uko umwumva uri muri metero 200 ugahita umwumva ko ari we, ugahita umenya ko ari umukobwa mwiza uhanyuze nka Nyambo. Baba bisiga amavuta ahenze kandi ahumura neza cyane. Ikindi ibirungo baba biteye, utuntu baba bashyize mu misatsi, amavuta baba bashyize mu misatsi, ibiki nyine biba bihumura bro, biba bihumura ntaho umunuko ntaho waturuka. Nono ikindi nono perfume baba bitera buri abakobwa, ikintu cy'imibavu, ikintu cy'ama makeup, ikintu cy'amavuta, nyine kwiyitaho, kwita ku ruhu rwabo, kwisiga, gusa neza ni ikintu baturusha cyane twebwe abahungu, ni ikintu nyine babanza kwitaho mbere y'ibindi byose. Nono umuntu nkuriya w'umustar ubuzi ko ari buhure n'abantu benshi, ubuzi ko ari bujya ahantu henshi, come on, uri buhure n'abantu bakomeye, ntago yabura kwiyitaho bihagije kugeza aho umusebya ngaranuka bro. Ntago yanuka gute se? Yanuka gute? Ntago ibyo bintu rwose ni ukumusebya. Ababizi neza bose bazi katanuka. Mwabyumvishe ko n'abamusebyaga babeshya ngo barahuye nawe ngo babumva kanuka. Mwabyumvishe ko bari kwisubiramo bivuguruza bavuga katanuka. Uyu Kasuku wageragezaga kwikuramo avuga ngo nago abantu bari gukoresha ngiyo mvugo yiwe ya kera yavuze ngo bakashaka kubigarura bavuga kanuka. Nawe ubwe ari kubigarura kubera yuko hari ikiganiro nabashyiriyemo ejo, yakoresheje yakamwana ari kumubwira ngo ababwire abanyarwanda ngo uburyo Nyambo nganukamo. Yakamwana avuga uburyo ngo Nyambo nganuka ngo nka kuriya ngo ahantu bororera inkoko ngo ukuntu haba hanuka. Man, hari ibintu nyine tuvuga ukumva nta n'ubwenge burimo pe, ukumva nta n'ubumuntu uretse n'ubwenge, uretse niyo waba ushaka guharabika umuntu cyangwa kumusebya mufitanye ikibazo, ariko basi jya ukoresha ingero zifatika, apana ibintu byo guhimba ibintu bitarimo n'ubwenge. Urumva kuzana yakamwana w'umusinzi wisindiye wahaye inzoga ukamuvugisha ibyo ashaka, ibyo ushaka akavuga. Abango umuntu nganuka ngo nk'ahantu bororera inkoko, muzi uburyo hari ahantu inkoko ziba hanuka,
mu buryo bubi cyane bukabije. Byo byonyine ukigera nko muri metero 200 z'ahantu haba inkoko umuntu kugukubita uteye ubwoba bro, uteye ubwoba. Noneho ibaze kumva umuntu bavuga ngo umukobwa mwiza nkuriya ganuka nk'ahantu bororera inkoko. Ibaze icyo kintu bro, ibaze nyine wumve uburyo abantu bashyize ibintu ku rwego bitariho, ntibashyiremo n'ubwenge buhagije kabisa. Ni ikintu nyine wita wumva ko hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. So Nyambo ntaganuka, ngira ngo na DJ Crash ubwe ngo yivugiye ko Nyambo atanuka rwose, nkuko Kasuku yabivuze ngo baraganiriye amubwira ko ubwo ngo abizi neza ko Nyambo rwose atanuka habe na gato, nubwo abantu bashaka kwitirira ko ari we yavugaga. Hanyuma witwa DC Clement arabizi neza, yivugiye ko bahuye bamaranye amasaha arenga 3 bicaranye, avuga ko umukobwa humura neza atanuka nkuko bamusebya. Uri kumva uyu Jojo babana umunsi ku munsi yivugiye ko atanuka. Titi Brown bavuzweho mu mubano udasanzwe, bavuzweho gukundana, bamaranye igihe kinini, n'ubu bakiri inshuti, bakiri kumwe muri byinshi, bahurira muri byinshi. Akubwira ko Nyambo atanuka. Noneho wowe from nowhere utanamuzi, mutaranahura na rimwe, ukaza ukavuga uburyo anuka. Why? Kubera iki mukora ibintu nk'ibyo kweri? Wowe rero bantu mudukurikiye, niba hari n'uwari warishyizemo ko Nyambo anuka kubera ibyo bamuvuzeho, byumve ubyiteho. Nyambo ntaganuka rwose, ni ukumusebya, ni ukumuharabika, ni ishyari bamufitiye, ni ugushaka kumusubiza hasi ku isuka aho yavuye. Ni nabyo yavugaga ati abantu benshi muri iyi minsi babaye abarozi bitari ukuvuga ngo yagutamitse ngo uburozi, ngo yaguhaye ibiryo ngo birimo uburozi, ngo yagushyiriye akantu ngo mu cyo kunywa kugira ngo akwice. Byonyine amagambo uvuga ukoresha usebya umuntu, ayo ngayo ubwayo n'uburozi. Nibyo yavugaga, avuga ati niba ushobora kubyuka mu gitondo ukavuga uti reka nshaka ikintu nkora kuri Nyambo cyangwa mvuga kuri Nyambo kibumusebye kikamusubiza hasi, nkamwangisha abantu ngo bamwange ngo yongere asubire aho yaturutse, ubwo nta burozi burenze ubwo, nta kumwica kurenze uko. Iryo ni icarubozo. Nibyo rero yasobanuraga avuga ati abo bantu ni abarozi rwose. Umuntu ushobora gukora ikintu nk'icyo ngo akurangize, akwicira izina, gusubize hasi, nyine akwangisha abantu, n'ubundi ntacyo aba adakoze, abakuroze bro, abakuroze rwose. So rero murekeraho gukwirakwiza ayo magambo mabi, murekeraho. Nibyo Jojo avugaga ati birababaje kubona TikTok yose yuzuye ko Nyambo anuka, yuzuyeho abantu bose bari kuvuga ngo Nyambo aranuka. Birababaje kubona Instagram yose yuzuyeho ngo Nyambo aranuka. Birababaje kubona kuri X bari kumutrollinga bavuga ngo aranuka. Nabonye akane ejo bundi umuntu kuri X yanditse ngo yashyizeho ifoto ya Nyambo na Titi, avuga ngo umunuko wa Nyambo ngo si wo watumye ngo Titi ngo yigendera, ngo iby'urukundo bivamo. Can you imagine? Ibaze nyine nawe icyo kintu. Ariko mujye munatekereza ngo Nyambo we iyo abonye ibyo bintu amera ate, yiyumva ate, umutima we umera gute? Ariko uzi kubyuka ugasanga igihugu cyose ni wowe nkuri hari, noneho iri negative nka gutya, abantu bose bari kugusebya, bari kuguharabika, bavuga kunuka. Ngiye narabivuze, aho kugira ngo bagusebye ngo uranuka, bakuvugaho ikindi kintu kibi, bavuga ngo wibye, bavuga ngo warwanye, bavuga ngo wambuye umuntu, bavuga ngo wiyandaritse mu bundi buryo. Ariko kunuka kunuka ni ikintu nyine umuntu atabasha sinzi n'akantu gaciriritse. Ibaze nyine kumva umusitari runaka nk'uriya nka Nyambo ngaranuka, nyine ni ibintu biri cheap cyane, bita biciririkisha uwo muntu, kavuga bati kumbe ni ukumubona kuriya, kumbe nyine ni ikintu kibi cyane, kibi nono
ni ikintu umuntu atanabona n'ukuntu adefanda. Wenda umuntu yagusebeje ngo waramwambuye, ushobora kwerekana ibimenyetso ukavuga uti ngewe arabeshya ntago namwambuye, ibyo ari kuvuga ko twumvikanye nta masezerano twagiranye, cyangwa amasezerano twagiranye yavugaga ibi n'ibi bisobanuye ko ibyo nagomba gukora narabikoze, ntago namwambuye. Cyangwa usakanerekana ibimenyetso uti naramwishyuye ari gushaka kunsebya, dore message ngize. Ariko kuza kuvuga ngo uranuka, nyine se umuntu yabigisobanura mate se, yavuga ko ateka atanuka se, azaza se akorera live avuge ngo ntago nuka ngo barambeshyera, nta kuntu azabyereka neze, azumvisha abantu se katanuka gute? Nose azagenda se mu muhanda agenda aca kuri buri muntu wese amuhagarika ati ndabizi bakunsebejeho bakubwiye ko nuka ariko umva ndahumura. Nyine ni ikintu umuntu atadefanda, ni ikintu umuntu atabona uko yikuramo gutyo gusa. Urumva rero iyi campaign yo gusebya rwose muyihagarike, muyireke, muyivemo, mureke gusebya umukobwa wacu, mureke abakunzi be bamwe mwari mwaramuvuyeho, n'abantu mwari mwaramwijunditse mwaramwanze ngo ntahumura neza, mubimenye ko yasebejwe, yaharabitswe, umukobwa arahumura. Ahubwo mwebwe abari mushaka kumuvaho mwongere mumugarukeho, kandi n'abakunzi be mwamunambyeho, mwamugumyeho muri ibi bihe bitoroshye, namwe muri abantu b'abagabo mukomeze mumurwaneho, mukomeze mumube hafi muri ibi bihe. Nyine abantu, umuntu najya gusebya umuntu ajye yishyira mu mwanya we. Ni nabyo Kiramani yavuga ati wowe uri gushimishwa no kumusebya no kumuseka wumva ngaranuka ngibiki, ariko ishyire mu mwanya wawe uvuge ngo uyu muntu, wowe mu influencer uri kubivuga, uri kubyandika, wowe mu nyamakuru uri kubimusebya, wowe muntu usanzwe, wowe wundi, wowe mufitanye ikibazo uri kumusebya, banza ubyuke nawe utekereze uvuge ngo ese mbyutse ngasanga ibintu bari kuvuga kuri Nyambo bari kubivuga kuri mushiki wanjye, nabyishimira, nakumva nta kibazo, nakumva ari showbiz, ari ugutwika. Cyangwa mbyutse se ngasanga bari kubivuga kuri mama wanjye, ubyutse ugasanga bari kubivuga kuri mama wawe, wabireka nyine, wakumva nta kibazo, nta gikuba cyacitse, wakumva nta cyabaye. Oya tuganire. Ubyutse ugasanga bari kubivuga ku mukunzi wawe bavuga ngaranuka, wowe ubwawe icyo kintu nticyagushokinga kikagutera n'ikibazo n'ipfunwe ku buryo no kugendana nawe ahubwo wajya wumva ari ikibazo. Bavuga bati bari kumbonana na wa mukobwa unuka, ubu nkundana n'umukobwa unuka. Nyine mujye munatekereza, abastari nabo ni abantu, yego baje ku mihanda ngo bavugwe, nta nubwo nta naho babicikira, ariko basi mujye mubavugaho ibizima. Nujya no kuvuga ikintu ujye uvuga icyabaye, apana icyo wahimbye. Nujya guhimbira umuntu ikintu ujye utekereza ngo ese iki kintu ari nge kiri kuvugwaho, cyangwa ari nge bari gusebya gutya, naba numva nta kibazo koko, ahubwo se nabona imbaraga zo kubyakira ko ngewe ari nabyo mvuga ngo abastari bagira umutima ukomeye. Benshi muri bo bagira umutima ukomeye. Wowe ari wowe bari kuvuga ibyo bintu koko, wowe aho wibereye Nyamasheke cyangwa aho wibereye Kicukiro wiryamiye muri ghetto yawe, ari wowe bari kuvugaho gutyo, wowe wabyaki ibyo bintu wabasha kubyumva, wabyakira, ahubwo ntiwakiyahura. Muri karitsiye bakuvugaho akantu gatoya, induru zikavuga, ukumva igikuba kiracitse, ukumva ubuzaho kwirwa, ukumva ntiwakongera no gusohoka mu nzu, ari aho muri karitsiye gusa, ari abantu batarenga 15 bakuzi. None ibaza umuntu uzwi n'igihugu cyose, miliyoni zirenga 14 z'abanyarwanda, bose bari icyo gisebo bakikuzeho, bose bari kuvuga kunuka, bari kuvuga ko wakoze iki n'iki, bari kukubeshyira ko wakoze iki n'iki, bari kugusebya gutyo. Bose ibyo bintu bose barabizi ko byabaye cyangwa biri kukuvugwaho. Ibaze nyine uzongera gucahe, uzajya mu bantu gute? Aho uzajya seho nugira n'imbaraga zo kuva mu rugo, aho uzajya ukabona bari kukuryanira inzara, ukabona bari kukongoreranira, ukabona bose bari kukureba bagaseka, ukabona bakubitanye udushyi barasetse. Ibyo bintu wowe wabihandoringa ari wowe? Wari wowe wabasha kubyumva, wabasha kubyakira mu mutwe wawe, cyangwa washiduka ahubwo wiyahuye? Nyine
mujye mushyiramo n'umutima wa kimuntu muvuge muti uyu muntu tugiye kumusebya n'ibyo turamushaka amaramuko cyangwa dushaka kumushyira hasi ariko se ari twebwe bibayeho ari twebwe babikoze twabasha kubyakira. So reka nsoreze ahangaha rero iyi nkuru gusa mbasabe rwose bantu muri kumusebya ku mbuga nkoranyambaga muhagarike ibyo bintu mubihagarike rwose ntabwo ari byo ntabwo bikwiriye. Nyambo mumureke aruhuke mumureke agire amahoro mumureke yongera aseke yongere yishime yongera ave mu rugo agende ahantu hose nta rwikekwe yongera asubire muri filime za kine muri gutuma none ageze najya kuri seti bikanga gukina filime ze bikanga karizo zimutunze nazireka zakora iki. Muragira ngo ajye kwicuruza muragira ngo ajye kwiyandarika nka bamwe na bamwe tubona baba hari uko abagabo bagize icyo bakora babaho bagira icyo bagura cyangwa bagira icyo bagera hari uko ari umugabo wabahereje kandi nabo akabahereza nabo hari icyo bamuhereje. Mureke umwana witeje imbere akomeza akora akazi ke nk'ibisanzwe. Mwakoze cyane mwakoze kudukurikira. Mukunzi wa Nyambo jya muri comment wandike ngo ibi bintu bihagarare mubabarire Nyambo muha amahoro Nyambo. Mwandike comment nyinshi zo kuvuganira Nyambo zo kumwaza abamusebya zo kubereka ko bakoreye ubusa mutamwanze mumwereke urukundo muri comment. Iki kiganiro araza kukibona ndabizi mumwereke urukundo muri comment mwerekane ko muri inyuma mumushyigikiye mutitaye ku bari kumusebya bose. Abone ko afite abantu abone ko afite abafana be. Niyo waba utari umufana wari kuri umufana wa sinema nyarwanda cyangwa se uri umuntu ufite ubumuntu ntago ari ngombwa ngo ubure n'umufana ufite ubumuntu andika hasi uvuga ati muhagarike kwica Nyambo urubozo muhagarike kumusebya muhagarike kumukorera iyica rubozo mureke kumuhohotera. Iyi ni ihohoterwa iyi ni harassment murekeraho stop this. So rero mwakoze cyane kudukurikira mukore subscribe nanone kuri iyi channel kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zigezweho zijye zibageraho mu bambere. Murakoze cyane muri abantu b'abagabo reka twongere duhure mu kanya mu yandi makuru araza kuba agezweho.